iya koko iwaweho TV inganzo mu bafite impano. Papa Chuma, Papa Chuma, Papa Chuma, Papa Chuma, yeah. Papa Chuma. Aho nk'uyu mukobwa we kakuze rwose, uyu mukobwa niwe yashyizeho ngo abe antesha umutwe koko nige namuhamagariye. Ako kakuze rwose kakuze ndabona ibi bigori atari buze kubipakira, ngiye kubona igiye kwiryamira. Ubuse ibi ngibi ngiye nabivamo kweri, ngiye kakawe byakakuze ngiye kuyivamo, ngiye kwiruhukira. Ubuse nakomeza kubanga nige nicare nakagongo karapfa akamene ruhuki. Ibi ngibi byo ndabambyano cya Papa Chuma bura nikigiye kuryamara, bira bintu cyandagaje hanze. yewe mirikira ibintu yewe Wamuvuna mu etaranyumvise. gusa icyo kimpungabanyirije ibintu icyaye kwe idomora se yahagazera Rwanda n'umuyaga uyihiritse yaransa kuri ibyo bitumye niryamira. Igitekerezo nanone kanjye gutera bya bintu byanjye, si ibyanjye kanjye kubizana. Sugira sagamba Rwanda rw'abanyarwanda. Asa abantu ba hano Yemwe mungu kuko mvundiye ninde ibidomora birankanguye nubu ninde ko gusa ubu nkanguye isaha uko aramukiye koko aramukiye. Ako sigiye nakomangiye. Papa Chuma umuntu ko wajya ngo ni kagarara ko Chuma. Papa Chuma ye kagara yego ye gusha wowe kuko muriho urankanguisha mwe mwasinziye kagara rwose kuko muraho sha. Papa Chuma ezutese ndashaka kagarara we ihangane kuba nkukanguye nyine nicyo abaturanyi baturanye. ubundi shakagara kunyegera ubundi wipimishije covid ko ntacyo reka, ariko ntago nubwo ibyo binandeba ya covid ntago ari byo binzanye mbara mubwere kikoge yego nyine cy'abaturanyi baberaho. So nyine hari udukoresho nari nkeneye nje kugutira dukoresho kagara ukunda gutira urisha gutira iki se noneho kagara gutira ni ingeso y'iwacu nyine urajya ubyihangana nta kundi nanje kugutira ahubwo mbikubwire. Nari nshaka idomora ngiye kuzana amazi ariko n'isuka ndayishaka. nkanjye idomora n'isuka Yego ahubwo hari n'ikindi nyine isuka ndashaka kuzamukana imyumbati mu murima kuko ariyo n'ubundi ngiye kuvoma, ariko nyine mvana kandi buranzana sengera tagira ngo nje ntago mba nkugora cyane. Nashaka igikombe ariko kagara igikombe koko cyanjye ejo nagikandagiye. umva nkubwire kagara abaturanyi baragorana, ngiye kubiguha si ibintu bitatu nsabye igikombe idomora n'isuka sibyo nsabye. Yego ndagusabye rwose umva ntutinde gutirura idomora dore niyo umwana ajyana kuvoma.
oya ntago ndabitindana kandi ikindi nkubwira yego utebuke cyuma ataraza cyuma se bidahari yabimbaza ndabizana urabyumvishe we nta kibazo ndwanaho ngaho nyine yewe gakaga isuka ngiyi domora ngiyi mereza ushaka n'igikombe wajya uvuga gahoro igikombe nyine yego se wowe ubunitira n'igikombe ariko bizane wabyogeje yewe kagara naboneka wibuka ibyo tuvuganye sha ndabyibuka yakurangiza urabizi nta kibazo rwose ndabyibuka ejo nagiye gukura imyumbati mbura isuka mukankeneye kujya kuvoma mbura ijerekani ariko papa se wiriwe hano ejo oroshya mubaza aho byagiye gire ntya rero mwana wanjye cyuma ngiye kubona mbone kagararagezaho ati papa cyuma rwose yambyukije nsinzire ndi kurota nejo utuzozi twiza mwana we agira atya ati rero papa cyuma ati ndashaka ko neza isuka n'ikidomoro urumva none arangije kwande ko cyangwa neza n'igikoma nese ikibazo ngeze mwageze murumvikana we n'akagarara ko mperuka mutavuga rumwe wewe uzi ko ntabyo uzi kagarara yaguze kurete ndayemera da papa cyuma narayinyweye narayinyweye da narayikotomeye da none se tugaruka ku kibazo cy'ibikoresho ndashaka kujya kuvoma none se rero kamubwire reka nzi ngiye ujye kubizana none se namubwiye kuwa gatatu none ndabona iminsi 5 ishize umva yewe cyuba sha umva nkubwire sha ntabwo twajyana twese urumva reka ngende ndebe kagarara ni iyo domora noneho ubwo ngubwo nzane n'isuka yanjye wa mungane tuzajya no gukomera ibigori nabonye imvura yaguye kagara yewe uvuze ega ninjye kagara papa cyuma komeza uze ntabwo duheje mwiriwe bongaho papa cyu shiraho rwose yego sha carana ariko nta kibazo musigaye mwarasobanutse cara ngiye nicara se hereza ahubwo twanjye bambwiza ukuri nta kintu nari numva ndi gukurura bikanga ntabwo birimo biza nsobanurira neza nyumvira mva kagara nshaka idomora yanjye isuka yanjye n'igikombe icyambere cyangwa mutarange ngewe cyuma papa cyuma niko genza make barakumbwiye icyambere ni igiki isuka idomora n'igikombe ibintu bitanu nako bitatu isuka igenda isuka sigira amaguru igenda utese wari wabona igenda imitego cyangwa iki ndamereze nuza oya mva kagara nabo mwinginga oya idomora yo ngiyi urumva isuka nayo ngiyi n'igikombe reka sigaho kagara njye rwose ibintu byanjye byose ibi ni ibyanjye oya sigaho uyu mugabo nawe ngwino rwose ngwino uyu nguyu nsumona si umuyobozi w'isibo ibi si ibikoresho do kankwere uri umuntu usobanutse sibyo uri umuntu usobanutse reka nkwereke ibimenyetso byerekana ko ibintu ari ibyanjye ibi bikoresho ni ibyanjye isuka idomora n'igikombe ntabwo waje kubitira reka ni ibyanjye uruzi ko afite n'ibindi bikoresho byanjye ntabyo abantu bigize indyarya bigize ingegera cyuma cyuma urahamagara ibiki nyirano na kagarara oya handitse ngo iki bareba ngo oya handitse ngo iki hano niho wayitemye reba aha niho wayitemye yaranamenetse burya handitse ngo iki oya reba hano ikaramu si ya kano kanya ariko n'ubu uracyakana ko bino atari ibyacu aha niwe wayikwikiye gutya wazi gukwikira ariko urafatwa nabyo ariko ninjye ni wowe
ahubwo mumufata yawe yafashwe nafashwe nese mva ibi byose ni genda kagarame muri Nyiragongo uriya mugabo ko mbona yirukanse ibikoresho akabitanga biragaragara ko ari amahugu ni amahugu ariko Kagara uramuzi nese tumukurikirana ubu ngubu tumukurikirana ubwo nyine ejo urubanza rurabonetse ubu wabona yaranyije n'ibindi wamuvanaho iki se buriya hari ikintu ubona afite Papa Chuma.